kugira aho ugera, kugira icyo ugeraho, kugira icyo wakira, biragusaba kwizera imbaraga z'Imana, kwizera imbaraga z'Umuremyi, kwizera ijambo ry'Imana, kwizera icyo Imana yakubwiye. Habeho naho wabona nta shusho, habeho naho wabona nta nzira, ariko gumya wizere, Imana izakora ibikomeye mu izina rya Yesu. Imana ashaka kuyizera mu bihe bigoranye, mu bihe byanyuma, mu bihe bidafite ubwisanzure, ariko kwizera Yesu. Imana ishimwe cyane ku bantu bizeye. Ya myenda yose ya mbabariye ibyaha atumanera de. Yesu ashimwe bene data bakunze ibikamba Karuvari TV. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amahoro y'umwami wacu Yesu abane namwe. Nahonde ni Pastor Stephen ugarutse imbere yawe. Nongeye gusuhuza bene data bari hirya no hino, aba muri diaspora ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Canada, Amerika, Ubudage, Ubwongereza, Burundi, Kenya, Uganda, u Rwanda, Abanyarwanda, mwese mbifurije umugisha w'Imana. Bari mu majyepfo amajyaruguru, mwese mbifurije umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Yesu yongera abagirire neza. Reka dushimire inkunga yanyu, reka dushimire ishyaka ryanyu, reka dushimire umuhati wanyu. Turabakunda mu izina rya Yesu, turabasengera uko bukeye nuko bwije. No muri iyi minsi meze gutya turabasengera. Turinginga Imana ngo ibafashe, cyane cyane abantu bari mu migabane itandukanye badashobora kwinyeganyeza ngo basenge. Aba diaspora mwese aho muri turabasengera mu izina rya Yesu. Ndabizi ko Imana izabagirira neza. Reka shimire mwebwe mudutera inkunga, reka shimire mwebwe mufite umugambi mwiza wo gushyigikira umurimo w'Imana. Mwese Imana ibaha umugisha kandi Uwiteka abagirire neza. Ndayikaze rero inshuti zacu, ndayikaze abakunzi b'ikamba Karuvari TV, ndayikaze abari hirya no hino, mwese Imana ibaha umugisha. Reka dusenge. Mwami ndagushimira ko warinze mwene data uri kutureba, warabanye nawe kandi uramurwanirira, nanjye warandinze ubana nanjye. Tugeze kuri isaha duhumeka umwuka w'abazima n'uhabwa icyubahiro. Nyemera rero kubw'ijambo ryawe duhaye, reka ribashe gushinga imizi imitima yacu, duhe guhagarara mu mwanya dushakamo, udukomereza amaboko, turinde igisa n'ikibi kandi twongera imbaraga zo gukomera. Urugendo twatangiye rw'agakiza uduhe kurukomeramo mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome amagambo ari mu gitabo cya Habakuki, bice byaho 2 umurongo wa mbere. Yavuze ngo, titira amagambo avuga ngo yerekwa kw'abakiranutse bazabishwaho no kwizera. Uyu ni Habakuki. Nanjye neretswe ko kwizera kwawe kuzakugeza kuri. Muri iyi minsi igaragara, muri iyi minsi y'ubwoba, ndanye ijambo rivuga ngo kwizera kwawe kuzakugeza kuri. Yesu ashimwe cyawe. Kugira aho ugera, kugira icyo ugeraho, kugira icyo wakira, biragusaba kwizera imbaraga z'Imana, kwizera imbaraga z'Umuremyi, kwizera ijambo ry'Imana, kwizera icyo Imana yakubwiye. Habeho naho wabona nta shusho, habeho naho wabona nta nzira, ariko gumya wizere, Imana izakora ibikomeye mu izina rya Yesu. Biravuze ngo nzahagarara hejuru y'umunara aho ndindira, kandi nzarangaguza ndeba aho ari. Numva icyo ambwira, nuko nzamusubiza kuko icyo namuganyiye. Yesu ashimwe cyane. Maze Uwiteka aransubiza ati, andika ibyerekanywe bigaragaze ku mbaho kugira ngo ubisomye abyitondere. Imana idufashe. Haleluya. Kuko ibyerekanywe bifite igihe byategekewe, ntibizatinda kukigeraho kandi ntibizabesha. Naho byatinda ubitegereze, kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Imana idufashe kandi tugirire neza mu izina rya Yesu. Aya ni amagambo tugiye kuganiraho. Bibiliya yavuze ngo nzahagarara hejuru, nzahagarara ku bigeragezo, nzahagarara ku bukene, nzahagarara ku burwayi, bitewe nuko hari umwami Imana uri mu buzima bwanjye. Nzahagarara ku mbaraga z'abarozi, nzazihagararaho, nzigara levolekide, nzahagarara ku buretwa, kubera ko imbaraga ziri mu buzima bwanjye ni imbaraga zitazigera zinkoza isoni. Imana irashaka kubwira iki mwene data? Hagarara ku cyo wamenye, hagarara ku cyo wizeye. Habeho naho wapfa utabonye iby'isi, ariko hari ubugingo buhoraho.
ubwo bugingo burakenewe, ubwo bugingo buzabona bake, kubera ko abantu benshi bavuye mu byizerwa. Mandelebo siko titaya miniversa. Umunsi umwe Mwuka Wera Roho Mutagatifu ngo ajya kuri Mariya, haramubwira ngo Mariya urahirwa kuko uzabyara umwana w'Imana. Haramubwira ngo ibyo bizashoboka bite? Lepole kosidevo ko nta mugabo ngira. Haramubwira ngo ibyo uvuze bingirirweho. Urasabwa kwizera icyo Imana yakubwiye. Zakariya yarashidikanye bituma abikiragi. Iyo umuntu ashidikanya kwizera ntabwo Imana ikorana nawe. Iyo umuntu ashidikanyije imirimo y'Imana, Imana irakubwira iki? Imana ashaka kuyizera mu bihe bigoranye, mu bihe byanyuma, mu bihe bidafite ubwisanzure, ari kwizera Yesu. Imana ishimwe cyane ku bantu bizeye. Haleluya. Nzahagara hejuru y'umunara aho ndindira, kandi nzarangaguza ndeba hari numva icyo ambwira. Haleluya. Kuko nuko nzasubiza kubw'icyo namuganyiye. Nzasubiza. Imana izasubiza icyo wayiganyiye. Imana izabana nawe mu rugendo. Imana izakugirira neza. Yesu ashimwe cyane. Uyu mugabo Habakuki, mwene data uri kunyumva, aho waba uri hose mu mwanya wawe, komeza wizere. Yakurinze ibikomeye, n'uyu munsi izakomeza kukurinda. Reka ngubwire, iyo dushubije amaso inyuma, tujya tureba imbaraga twarwanye nazo, tujya tureba ubuzima twatangiriyemo, tujya tureba uburyo twavutse, tujya tureba uburyo twize, tukareba uburyo twagiye tubaho tugerageza, ariko twasanze biravuze ngo wagira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, wabyira umusozi ngo shinguka utabwe mu nyanja. Nta kindi ngusaba ni ukwizera ijambo rya nyir'ijambo. Haleluya. Yobu 36:7 yavuze ngo ntabwo izavana amaso yayo ku bakiranutsi, ahubwo ibicaza hamwe n'abami ku ntebe zabo, ikabakomeza iteka ryose, bagashirwa hejuru. Mva ngo bwire abakiranutsi bizeye ijambo ry'Imana. Mwene data, Imana ikwitayeho, kandi uru rubuto Imana yashize ku isi. Ntabwo Imana igambiriye ko wicwa n'inzara, ntabwo Imana ishaka kumwara. Mu bintu Imana igambiriye ntabwo kukumwaza birimo. Ntabwo Imana igambiriye gukomeza kuba muri ubwo buzima. Oya, uwo ni Satani uri kubikora. Ntabwo Imana inezezwa no kuba ndi mu nzu y'ubukode. Ntabwo Imana inezezwa no kuba nabuze amafaranga. Ntabwo ibyo bintu byanezeza Imana. Ntabwo Imana inezezwa no kuba waburaye, kuba urwaje umwana, kuba utarabyara, kuba umugabo wawe atarakizwa, kuba umugore wawe atarakizwa, kuba mu rugo rwawe mudahuza. Ntabwo byanezeza Imana. Ahubwo Satani niwe uza kuzana ibyo bintu bimeze gutyo kugira ngo dutakaze uburyohe bw'ubumana. Ariko ndakwibutsa ko Imana igufite umugambi. Yesu ashimwe cyane. Rero ibintu byose uri gucamo si ikibazo. Ibi byose uri gucamo ntabwo ari akati Imana yaguhaye. Oya, wowe yikiranukire, yicire bugufi, nayo yiteguye kukugirira neza kandi no kugusubiza kubw'ibyo wayiganiye, kubw'ibyo wayisabye, kubera ko Imana irashaka guhindura dosiye yawe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Reka ngubwire iki kintu. Muri minsi tubayeho yaguma mu rugo, turiho twenyine, tudafite aho dusengera, tudafite aho tujya guteranira, tudafite mu bantu turi gusabana. Nicyo gihe cyo kugira ngo Imana wongere uyisabe kwizera, uyisabe kongera guhagarara nayo. Iyo turebye abantu bizeye Imana, bagiye babona imikorere y'Imana, Imana yagiye ikorana nabo, Imana yagiye bigaragariza mu buryo budasanzwe. Hari abantu bagiye bajya mu ijuru badapfuye. Iyo dusomye ba Eliya, tugasoma ba Enoke, nyamara suko ibigeragezo bitari biriho, ibigeragezo byari biriho, ariko bari baraciye imbaraga zinesha ibigeragezo, bari baraciye imbaraga zinesha karande. Igituma turushaho kurwana kugira ngo tukazatsinda nuko akira imbaraga z'Imana mu buzima bwacu. Ese uragira ngo wowe wabyishoboza? Ni imbaraga z'Umwuka Wera. Uduhiga arahari, uturwanya arahari, utifuza ko tubona ubugingo arahari, ugerageza kudukura mu mwanya arahari, ariko nanone udutsindira, utuneshereza arahari. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Murongo uyu murongo nawutekerejeho
nongera gutekereza ku mbaraga z'ubumana, nongera kwibaza ariko mu by'ukuri iyo birivuze ngo nzahagarara hejuru y'umunara, ibishatse kuvuga iki? Ese uyu Habakuki kuki Imana mubwiye ngo nahagarara arindire? Ni ukubera ko byari ibihe abandi bantu batarindiriye, byari ibihe abandi bantu badategereje, byari ibihe abandi bantu bacitse intege, ariko Imana yongera kuvugisha Habakuki ngo Habakuki we hagarara hejuru y'umunara urindire, tegereza, rangaguza, rindira icyo navuganye nawe. Ndi Imana ivuga kandi igasohoza, ndi Imana ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Habakuki arahagarara kandi aranesha, kandi igihe kiragera Imana ikora ibidasanzwe mu buzima bwe. Reka ngubwire mwene data, siko bizaba kubategereje Uwiteka. Nagira ngo ngubwire ko Imana umugambi wayo izawusohoza. Ngendeho ndareba muri iyi minsi ntabwo byoroshye, ariko kandi byoroheye wamenye Kristo Yesu. Uko Imana izabishaka ku buzima bwawe, reka izabikore uko. Wowe icyo ngusabye ni ukomeza guhagarara kandi ukumva ko imbaraga z'Imana zizakora ku buzima bwawe. Iyo turebye mu bice bya gatatu bya Habakuki, ngo gusenga k'umuhanuzi Habakuki kwarimbishwaga n'ijwi rya Siyoni. Haleluya. Gusenga kwa Habakuki ngo Uwiteka we, haleluya, Uwiteka we, numvise inkuru zawe zinera ubwoba. Uwiteka we, hembura umurimo wawe hagati yo muri iyi myaka, Yesu ashimwe cyane. Hembura Imana, ihembura umurimo wayo. Imana ihembura abakozi b'Imana, Imana ihembura abaririmbyi, Imana ihembura abavuga butumwa, Imana ihembura abanyamasengesho, Imana ihembura abakristo, Imana ihembura abantu bahagaze ku munara, abantu bayitegereje, abantu bayirindiriye, abantu bayikoreye. Imana ibahembure mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka guhembure mu gihe uri mu rugo, mu gihe utari gucuruza, mu gihe akazi kahagaze, mu gihe ideni riguhagaze hejuru. Imana iguhembure mu izina rya Yesu. Aleluya. Uwiteka hembure, Uwiteka kwereze ijwi rya Siyoni, Uwiteka kwereze ubutabazi buva heraho mu ijuru. Imana y'amahoro igwane urugamba urimo, yongera ihembure ubuzima bwawe. Agira ngo mwene data wongere usubizwemo imbaraga. Jambo Imana yavuze izarisohoza, jambo Imana yavuze iribereye maso, jambo Imana yavuze ntabwo izemera ko rigwa hasi, kuko Uwiteka si umwana w'umuntu ngo abeshe. Abantu bagusezeranya ntibasohoze, abantu bakwemerera inkunga ntibayiguhe, abantu bakubwira ngo bazagufasha bikarangira batagufashije, ariko uyu mugabo azagufasha. Byanga bikunde, komeza ukiranuka, urugendo ni rurerure. Kiranuka mu gato no mu kanini. Kwiranuka buriya gutegereza amasezerano, isaba nanone kwizera ayo masezerano kandi ukabaho ukiranutse, ukihangana ugakiranuka abandi batakiranutse, ariko uzi kugendana n'Imana, ukumva ijwi ry'Imana. Ku Imana yavugana na kumva urumva ijwi muri matera uryamye ni kufureri, kumva ijwi rakubwira ngo humura, nzakuneshereza, zaringanyiza ibitaringaniye. Izo ni imbaraga z'ubumana. Yesu aguha umugisha, Yesu aguhembure, kandi Imana yongere yigaragaze mu buzima bwawe. Misozi iri imbere yawe Imana yikureho mu izina rya Yesu. Ntabwo Imana yakuremeye kubabara, ntabwo Imana yakuremeye gukorwa n'isoni. Imana igufashe kandi gukomeze. Yesu ashimwe cyane. Witinya, wikuka ubwoba, wikuka umutima, witerwa n'ubwoba ngo wumve ko birangiye. Yesu ari kumwe nawe. Tugiye gusengana Imana. Ndabizi ko Uwiteka azabikora. Narabyumvise, nawe warabyumvise. Imana yavuganye nanjye, Imana yavuganye nawe, izihesha icyubahiro kandi izakorana nawe. Ndabizi ko Imana izahindura amateka, ubuzima bwawe ntabwo buzakorwa n'isoni. Yesu ashimwe cyane. Imana iguha umugisha kandi Imana ikugirire neza. Uru rugendo Imana izabana nawe. Mika yivuze neza ngo ariko njyeweho nzahoza amaso yanjye ku Uwiteka. Mika 7:7 ngo ariko njyeweho nzahoza amaso yanjye ku Uwiteka, nzategereza Imana impagakiza, Imana yanjye izanyumvira. Wa mwanzi wanjye we wo kunyishima hejuru, ningwa nzabyuka nicara mu mwijima, Uwiteka azambera umucyo. Nta wundi watubera umucyo ni Kristo wenyine. Niyo wagwa
Imana izakubyutsa. Niyo wacika intege, niyo abantu bagusiga, niyo abantu bakureka, hari imbaraga zizakubyutsa. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Iyo ndwara ntabwo ariyo kukwica, uwo mwuka ntabwo uzakushobora, nta murozi uzagushobora, nta kuzimu bazagushobora. Mugabo azakizwa, mugore azakizwa. Imana izagarura abana bawe, Imana izongera ihembura ubuzima bwawe. Uwo musozi ukuri imbere, yo besele kotitaya menivoresa, wa musozi wiyita iki imbere y'umwana w'Imana? Wa covid wiyita iki imbere y'abana b'Imana? Uzagenda uko waje uzagenda. Imana y'amahoro nikomeza ubuzima bwawe. Reka dusenge. Nikihe cyifuzo ufite? Nikihe cyifuzo ufite twasengana mwene data? Urumva ufite ubwoba bungana iki? Urumva muri wowe bimeze bite? Urapfushije, ubuze wawe, ubuze umuryango, ariko komera, Yesu ari kumwe nawe. Urashonje, uraburaye, urabwiriwe, ari kwihangane. Imana izaguhembura. Siko bizaba kubategereje Uwiteka. Kese ava mu masezerano bazakorwa n'isoni, ariko nge nawe tuzabona Imana. Mana mu izina rya Yesu, ndasengera mushiki wanjye undeba, ndasengera musaza, uyu musaza, ndasengera uyu mugabo, ndasengera uyu mumama, mu izina rya Yesu. Ndirukane ububata bw'icyaha, ububata bw'uburwayi. Ntabwo waturemeye kurwara, ntabwo waturemeye gupfusha, ntabwo waturemeye gukena, ntabwo waturemeye kurimbuka. Oya, waturemeye guhabwa ubugingo buhoraho. Mwami Imana, umukiranutsi ntabwo apfa arasinzira. Reka rero Data uduhereze ubuzima, uduhereze gukomera, uturindire ubugingo mu izina rya Yesu Kristo. Yaracuruje arahomba, yaragerageje biranga, ariko ndohereze ubutabazi. Ndasenga ibyango byongere bikunde. Mpamagaye amahoro mu rugo, mpamagaye ubwenge bw'abana, mpamagaye iterambere. Ndirukana uwo mwuka wa Satani mu izina rya Yesu ukubuza amahoro. Ndasenya imigambi y'umwanzi, ndasenya imigambi y'abarozi. Ndasenze ngo Imana ikwibukane n'abawe, Imana ikwibukane n'umuryango wawe. Ratopele voresa. Tumva Imana ivugana nanjye ngo Imana y'ubutabazi kuri wowe uri kundeba. Tumva umwuka avugana nanjye ngo Uwiteka yongeye gusuka amavuta yo kwizera mu buzima bwawe. Ko kuguru ntabwo kurongera kukubabaza. Mutima Imana itanze amahoro, iryo tako riracize, akira kugubwa neza mu mwami wacu Kristo Yesu. Kandi ijambo rya nyiri ijambo rirakora ibishya mu buzima bwawe. Humura, Imana ntabwo izagutererana. Ndagukunda, ngwifurije umugisha w'Imana, kandi ngwifurije gukira iyo ndwara wari urwaye. Uwiteka gutwikiza amaraso ya Kristo Yesu, kandi amavuta y'Imana agomye kukubaho. Ibihe byawe were kubitakaza, gomye ushaka ibihe byo kubana n'Imana, usabane n'Imana aho uri hose, aho muri cyo cyumba cyawe. Uwiteka arumva. Imana iguha umugisha. Ngwifurije kurama, kandi ngwifurije iterambere mu buryo bw'umwuka. Yesu aguha umugisha. Ndagukunda mu izina rya Yesu. Subscribe yawe irakenewe, kandi ubishatse rwose iyo nomero waduhamagara tugasengana Imana, kandi ubishatse waduha icyifuzo tugasengana. Ndabizi ko Imana izakora byinshi. Uwiteka aguha umugisha, kandi Imana ikugirire neza. Imana iguha umugisha. Turagukunda, twifurije kurama mu izina rya Yesu. Amen.